Reka mbaye ikaze mwese mukurikiye Best Time TV. Uyu munsi tugiye kuganira kuri byinshi ku byagufasha mu buzima bwawe. Buri gihe uko bucya tugenda twumva injyana zitandukanye mu matwi yacu, ariko izo njyana hafi ya zose ntabwo dushobora kugira ngo natwe twitoranyirizemo inziza. Muri make, mu gutoranya inziza muri izo njyana twumva biratugora, ikindi kandi bikarusha n'ubwonko bwacu. Abenshi cyane cyane abizi ibijyanye n'injyana z'umuziki niba usanga babisobanukiwe cyane kurusha abatarabyize. Abatarabyize akenshi ntabwo bumva indirimbo ngo yumve wenda ari injyana y'ubuhe bwoko. Abenshi bayumva bagendeye kuri message cyangwa se ku butumwa bugize iyo ndirimbo. Uyu munsi tugiye kugusobanura ku njyana ya rap. Ese rap mu Rwanda no kubera iki itazamuka? Ese no kubera iki njyana ya hip hop itabona amahirwe yo kuzamuka nk'izindi njyana? Hano mu Rwanda hari injyana nyinshi zitandukanye, ariko iziganje abahanzi bakunze gukoresha dusangamo injyana ya hip hop, injyana ya R&B, injyana ya Afrobeat. Izo nizo njyana abahanzi ndetse n'abahanzikazi nyarwanda bimakaje. Uyu munsi wakwibaza uti kuki tubona abahanzi baririmba injyana ya R&B ndetse na Afrobeat bazamutse ndetse bahagarariye n'igihugu ku rwego mpuzamahanga? Aha uhita wibaza ikibazo kigira kiti ese rap yo no kubera kitazamuka ngo imenyekane ku rwego mpuzamahanga? Kurikira Best Time TV, ukore subscribe, ukore share, ukande like. Nge nitwa Justin Mind Harerimana, mbahaye ikaze mu kiganiro cya none. Ikaze mu kiganiro cyacu, aho tugiye kugusobanurira impamvu cy'injyana ya hip hop idakunze gutera imbere mu Rwanda. Iyo uvuze hip hop nk'injyana y'umuziki mu Rwanda, amwe mu mazina y'abakoze umuziki muri iyi njyana ahita aza mu mitwe ya benshi. Abo twavuga nka Jay Polly, Bulldog, Fireman, P Flag, Green P, MC Mahoni Boni, Widerman, NPC, Eti Kavuyo, Paxson, Diplomate, Pacti, DMS, Negji, Babu n'abandi benshi. Kimwe na bagenzi babo mu bindi bihugu, abahanzi bakora injyana ya hip hop mu Rwanda bakunze kwibanda cyane ku bibazo bya society nyarwanda, ndetse abakora iyi njyana bigarurira imitima ya benshi bitewe n'uburyo bayikoramo, uburyo baririmbamo, ubutumwa bwubaka n'ibindi byinshi. Hari abibaza impamvu iyi njyana ya hip hop isigara inyuma. Nubwo akenshi bamwe mu baraperi bashyiramo imbaraga nyinshi, gusa injyana muri rusange ikunze kuguma ahantu hamwe. Ese biterwa no kutayimenyekanisha cyane kw'abayiririmba? Ese injyana ya hip hop nigurisha nk'izindi mu Rwanda? Mu Rwanda abahanzi bake bakora injyana ya hip hop nibo babasha gutegura ibitaramo byabo. Mu by'ukuri nabyo ntibyabonye abantu benshi babyitabira. Injyana ya hip hop mu Rwanda yatangiye kumenyekana mu myaka ya 2003 ubwo abaraperi nka MC Mahoni Boni yasohoraga indirimbo nko kubaka izina n'izindi nyinshi zagiye zituma abantu batangira gukunda injyana. Bamwe mu bakora injyana bababazwa akenshi n'abantu bategura ibitaramo bikomeye mu Rwanda, kubera ko akenshi ntibakunze gutumirwa cyane mu bitaramo byinshi bibera mu Rwanda. Ibi bigatuma bamwe mu bayikora bacika intege. Muri iyi minsi uzasanga abahanzi bakora injyana ya hip hop bayivanga n'izindi zirimo Afrobeat kugira ngo nabo babashe kubona ibyo biraka. Gusa ibi babikora kugira ngo babashe kubona ibyo biraka, kandi siko byakabaye bigenda. Abantu batandukanye akenshi usanga banenga cyane abantu bategura ibihembo mu Rwanda kuba bidaha agaciro abakora injyana ya hip hop, kandi ari injyana ikunzwe n'abatari bake mu Rwanda. Usanga icyiciro cya hip hop badakunda kugiha agaciro nk'uko bikorwa mu bindi bihugu. Ibi nabyo bituma iyi njyana ya hip hop idakomeza gutera imbere, kuko akenshi usanga bacika intege. Nubwo iyi njyana idatera imbere mu buryo bufatika, hari abayihebeye haba ku ruhande rw'abahanzi ndetse no ku ruhande rw'abakora indirimbo nziza n'amashusho meza. Gusa akaba bavuga ko igikenewe ari ukongera guhuriza hamwe no kubikorana ishyaka nk'uko byahoze mbere. Abahanzi bakora injyana ya hip hop bazwiho kuba barahuzaga cyane gukora indirimbo zihurirwamo n'abahanzi benshi, gufatanya mu bitaramo n'ibindi. Reka nkushimire wowe ukomeje gukurikirana Best Time TV, tukurarikira gukora subscribe, share, comment kugira ngo ibikorwa byacu bikugereho. Nge twari kumwe mu kiganiro, nitwa Justin Mind Harerimana. Ciao ciao.